ndamutse mfite umubyeyi nka papa James muri filime ntabwo najya mvuga ko mfite papa James ni njyewe ndababeshya kugira umwana w'imyaka 30 mu nzu njyewe na nyina tuyiraramo tukayiraranamo umusaza n'umukecuru n'umusore ngana kuri ntabwo ari byo. Papa James kugira uwo mwana w'imyaka 35 bwira bariya bakureba urumva okay nande kubaza wowe Mama James ubwo rero twariho tugenda twumva abasaba uko batuganiriza uyu ruhande rwaravuze ngo umuviye ngo umumere hari ikintu umvise muri aha ahubwo yasize n'umupampe ngo n'umupampe wande abamarina bapani nabo se nta mumaro wabo nabo kuryoshya amafoto kuko baheruka hari ababashinyi nabo kuryoshya amafoto baheruka bashingira abana hariya ejo kuma bakoze divorce bari kurara bakabwirirwa umugabo atangiye guhisha umugore we konte umugabo atangiye guhisha umugabo we konte nimero ya telefone atangiye kugenda agasevingaho nibo umuntu yitwa Keria ugatangira agasevingaho ngo Peter kandi ari Keria ubwo yari Claude yari Claudine yanikaho Claude yes yaba ari Claudine akanikaho Claude ngo tekinisi ko bikurakaje nk'ari ibintu biri kongeye kubasuhuza abakunzi bacu mutureba ku mashusho angaha abakurikira Iris Rwanda TV ndetse mukaba munatubona cyane muri filimi IKIRIYO CY'URUKUNDO ndetse no muri Darkness in Christmas tukaba turi kumwe n'urubyiruko angaha turi kumwe n'abasore turi kumwe n'umumama hano nanjye uvuga muranzi murambona ntabwo ndi urubyiruko ndakuze ariko ntabwo nshaje twagira ngo tubaganirize tubahuze n'abangaba turi kumwe mumenya bari bo ariko ibyo bari buze gusubiza namwe muragenda mwumva ibyo bari gusubiza ku bibazo turi bugende tuganira nabo reka mpere birumvikana ndahiri umunsi bwanjye muraho mama muraho neza nakwibwira abakurikiye Iris Rwanda TV nitwa Imana Jacqueline muri filime nkaba nitwa ndi Mama James sawa wajya guterwa izina bw'ibanze reka nanjye nikurikizeho nanjye nitwa Setora Janvier nkaba nanjye ndi Papa James muri filime IKIRIYO CY'URUKUNDO. Murakoze nitwa Wahakizirimwe abagabo ku mazina yanjye asanzwe nkaba nkina muri Darkness of Christmas nitwa Tito. Murakoze cyane reka ngaruke nani buryo bwanjye guys my people mumeze mutamahoro Imana bane namwe twongeye kubasuhuza peace nanze peace ndamwe n'abasaza ndakrayi ntacyo bitwaye yes abakunda Darkness of Christmas abakunda IKIRIYO CY'URUKUNDO Series ebana mwaona kari timu ngari nitwa Jean Gugu aka Gugu mbarimo mbazi icyubahiro kuri mwese Akoze cyane nawe ngo aratwitse ngo ni cyubahiro ndakibahaye ngo ni Gugu yitwa J Gugu Gugu aratwitse aya nyine murumva nitwa Emma Daniel nkaba nyina muri Darkness of Christmas umusaza yadutwikiye ngo ni Darkness in Christmas mu mwijima man danje ariko nakone nyine twika yatumusa urakoze cyane mwabumvise rero mumaze kubamenya bose barabibwiye ariko nagira ngo byibuze tubanze tubisegureho gatoya kuko bamwe muri babakobwa mwabajyaga mubona bari kumwe na Gugu nta numwe babonetse ariko arabanza tubwira impamvu nawe musi ndamwe n'umusaza n'umukecuru aho uri kumwe na couple nk'ingi ukikurikiza abakobwa udageze igihe cyo gushaka uracyari umwana mbese muri make umwana ndacyari uruhinja ababyeyi baraguteruye ndacyari uruhinja banzanye mu mugongo warangiza ngo bazungu nakwema kari umusore umubaze niba ari umusore ubwo nukenera ibero uratubwiye aha reka twazamutse reka rero mbabaze muri filimi IKIRIYO CY'URUKUNDO dukunda kugaruka cyane ku bantu b'abasore hano dufite mu rugo rwacu ngiyewe na Mama James dufite umusore witwa James ariko nk'abantu b'abasore kaduhere kuri wowe wumva kuba umusore byarangira mu gihe kingana iki usareka nyinshi ariko bundi
amajije ikibazo gikomeye ngo kuba umusore ndimo byazangira mu gihe kingana iki usorekanye iki manzi ubaze uyu kuko nyine acyari uruhinja katwibariza uyu harya njyewe ngo se ndabyibuka ariko njyewe ndi umupapa uri umupapa utari umusore katubaza njye ndi umuhungu ntabwo ndi umusore mwese reka tubaze mama James harya umuhungu wacu ni aba ngaba barangana aba nibo bakuru nibo bato bimeze bite ariko nawe urigiza nkana nabo baragukwepye banze kugira icyo bagutangariza none urabona arigira ubumenyi by'aba basore ahubwo bazi uyu nguyu ubaye nubwo aba ari umugabo akubwiye ngo ni umugabo ariko aracyari muto we aracyabyibuka buriya afite amakuru buriya aracyabyibuka ikibazo n'abajije gugu rero wamugani ikibazo n'abajije gugu reka tukibaza uyu nguyu wavuye mu busore vuba wavuye mufite imyaka ingahe kubera iki imyaka ntago nyibuka ariko icyatumye mvamo nuko nabonye ko ubwanwa bumaze gukomera ubwirwa n'iki ko bukomeye nabwogoshesheje inshuro nyinshi murabose babara kubwira batangiye kuvuga bati baraturangiye ngo rero uravuze uti nabonye ubwanwa bumaze gukomera nta myaka ugendeyeho ukumva hari abasore bari bakuru kuri wowe wababwira iki okay ubundi kuva mu busore umuntu ava mu busore iyo amaze gushira ubwenge ku gihe iyo utarashira ubwenge ku gihe ngo umenye ko hari responsibility zindi hari izindi nshingano ugomba gufata ntabwo uva mu busore kuko uba wumva nyine ubundi umusore arya ikibonetse cyose yes ariko iyo nyine ubonye ko udakeneye kongera kurya cya kindi kibonetse cyose uhita uvamo nyine ugafata izindi nshingano ukamenya ngo noneho ngiye kuzajya njya mvuge ngo uyu munsi nkeneye kurya iki ngiki mfite umuntu ugomba kubintegurira rero abanduta batari bava mu busore navuga ngo bari gucikanwa bari gomba ibintu byinshi nka bagugu bari gomba ibintu byinshi bagere babusezerere mbese banabyibuhe banagire abo babarizwa bagira aderesi nicyo nashaka kubaza yavuze ngo abasore muri bya byose hari icyo bita omnivore mu ndimi z'amahanga karinivore ndetse na herbivore uwo muri ibyo uko ari bitatu uri iki nta na kimwe uri icyo ubwo bagataho ndorohinje mu muco nyarwanda iyo umwana w'uruhinja avukanye amenyo akavukana ubwanwa kiba ari ikibazo aba ari ikivume bisaba kujya kuraguza ukabaza hirya mu bakuru bakajya kubaza umwana wavukanye amahano nk'ayo ngayo aya si amahano ubu ngubu ntabwo ari amahano impamvu navuze ngo ndorohinja ni igihe hagati y'abantu bakuze mwese muranduta kandi ndi kumwe na muzehe ariko muri rusange ndashaje mfite ubwanwa ntekereza ko muri rusange kugira ngo umuntu ave mu busore biterwa n'ibyiyumvo bye kuko leta y'u Rwanda itwemera kuba yasezeranya umuntu wese ufite imyaka 21 kuzamura bivuze ngo kuva ku myaka 21 kuzamura umuntu ntabwo yakaba yakitwa umuhungu yakaba yitwa umusore wo kuba yashinga akubaka urugo rwe kuko 21 ntabifite ntabwo ndayigeze uri umuhungu ni cyane urabyemera mama James ko yari umuhungu ahubwo umuntu yarengereye niwe bita umuhungu uva ku musore ukagera iyo wagize imyaka myinshi warambiranye niwe bita umuhungu ubwo rero ubu ni umuhungu bishoboka kuba ari we muhungu njye numva umuhungu ari wa mukiri umwana ni wa undi warengeje igihe cyo gushaka ahinduka umuhungu yarakururumye uyu nguyu ngende umupapa umbona utariho umbona ute utarashaka ubu ni uwo nuko ndangira abo ngabo setora namufasha ari kuvuga ngo nuko murangira setora dutangira tubwiye ngo aradusobanurira impamvu b'abakobwa bose bataje birirwana nawe muri ba bandi bose buri imfizi iri kumwe ntuza nyinshi yihitiramo ubwo rero numva ntago njye namurangira
nacyo nashatse kugarukaho kubera iki muri filime uba ugaragara uri kumwe n'abakobwa ejo ni runaka ejo reka nishaka mvuge amazina ejo bundi uri kumwe na Tony bugacya mu gitondo uri kumwe na Cece ubundi tugahura uri kumwe na Afia tubwiza ukuri urashikamye cyane ntushikamye sindashikama ndi kunyeganyega arajagaraye nabivuge neza wangu kujagara uyati ni kujagara ngari kumwe na Cece ngari kumwe na Tony ngaho ejo urabona n'ahandi tuzabona na Afi nivuganira aho ngaho filime umwanditsi wa filime yaranjagaritse muri filime ariko byanze bikunze hari icyerekeza nka nicamo oya bivuze ngo ari icyerekeza ari kumuganisha mu cyo kupombeza akajagarara oya nicyo kunshyira mu murongo muzima ahubwo nazajagarara mu gihe nazaba ndetse Tony ku rukundo yanyeretse cyangwa ariko se binaragoye bose kubashaka irarangira ahubwo umenye ibanga ku mashusho ya naryo namena ubu se ndi umwana kuba kureba barabona ko bakubwiye ko ari umuhungu urumva yamena ibanga ukuye mu icyuma njyewe icyo nkuyemo ni uko abasore bacu bose barajagaraye kubera iki ariko kadusubire inyuma gato dusubire inyuma muri filime nubwo bajagaraye ariko baba bafite aho babikomora ariko ubundi umwana uzi ubwenge n'aba bumvireho ntabwo ukwiye kuba urara iwanyu ufite nk'imyaka 20 ugomba kuba responsable ariko umukobwa we yaharara umukobwa na 40 yayigeze ko aba ari kudufasha n'akazi se ariko abahungu acaho ese ko bavuga ngo umukobwa yaragumiwe umuhungu we bavuga ko byagenze bite yashaje ubwo bavuga ngo nta baramukandagiye siko bavuga ibyo ntabwo mbizi siko bavuga umuhungu se inama kwibukandagira bitewe nuko udabasha se kugira uko yigenza ariko nyine inama ya mukandagira ufite amatovu ikirukanka aho kongera ukagaruka ibusore cyangwa inyuma gato njye mbona ndamutse mfite umubyeyi nka papa James muri filime ntabwo najya mvuga ko mfite papa James ni njyewe ndababeshya kugira umwana w'imyaka 30 mu nzu njyewe na nyina tuyiraramo tukayiraranamo umusaza n'umukecuru n'umusore ungana kuriye ntabwo ari byo papa James kugira uwo mwana w'imyaka 35 bwira bariya bakureba urumva okay nandi kubaza wowe bwira bariya bakureba nje mfite ikibazo kimwe nshaka kwibariza papa James kuba ufite umwana w'imyaka 35 nta kazi agira sibyo n'urugero ntago umwana azajya kuzana umugore atazagaburira ariko ufite amaboko ngo ayimucishemo arafite ariko mu gihe ataragira icyo yakoresha se nicyo ni ikibazo erega wibuke ko ntago imirimo tuyishyira niba udafite igishoro ntabwo uzishingira umurimo sibyo ubona wishingiye umurimo ariko hari aho wabanje gukora kugira ngo ubone igishoro hari icyo bavuga guhago ngaho mu munani ugaragara tumenye ati byibura yakunaniye ariko nawe nanone bivuga ngo ko yawe naniwe ntugiye kuba n'umukecuru nawe n'umuhungu wawe ngo urangize uzane n'utwana dutoya nese uri kwa dogita se erega burya izabyara imfizi uyibona ihaka cyangwa se izabyara umusega uyibona ibwegetse gupfa kuvuga rero ngo urabona umuntu 8 mu byawe waramucishije mu ijisho ari ibyo ngibyo ari ibyo James nashaka gume mu rugo mpaka kuko yazaba nkawe no kuzana umugore akazana nabo yadopse ku ruhande azajya afasha oya ntabwo ariko twavuze nawe ni kubyumva ntabwo ariko mbyumva ntabwo byoroshye ariko reka nawe nkubaze ikibazo ntarasubiza icyo umbajije buriya nka turiya dukobwa nyine uramutse ugahuriyeho na James uwaharira undi ninde iriya ni filime tuba dukina ariko ntabwo ari njye ariko hari abandi bangana nanjye bajya babikora uretse ko haba agatukisha bose ariko si bose uramutse ukunze wasanga n'abasore rero bameze nka James ari bake ntabwo twavuze abasore bose mutubare reka abana abasore bansubize nk'ubu uramutse uriteretera agakobwa wajya kubona ukabona na papa wawe aragatereta mukamuhuriraho ubwo waharura undi ninde wabyitwara mute ahubwo ntekereza ko ahita uvuga uti buriya papa ubwo mubengutse nahisemo neza hari abapapa b'ibishurashuzi nkawe nka papa James muri filime. nta rupfu mwumvamo aho ngaho kuko uri umusore
ugahura na papa wawe ku mukobwa ugasanga uramutereta na papa wawe aramutereta nanjye niyo mpamvu mbwiye ngo nta rupfu wumvamo. usanze bimeze gutyo wabigenza ute? papa James bwira abakureba usanze bimeze gutyo wabigenza. ndimo natekereza ikintu namukorera kuko ndafuha. icyo ni icya mbere. niba mfuha rero ngufashe bimeze gutyo uri papa, si ubwo papa ntakurukana mu rugo wiyubakiye. ntabwo mbizi niba ndi kwibaza nakwihangana ko utabibwira mama. ngewe ikintu nakora namwicaza na mere bombi nkabicaza nkazana n'umukobwa tugakora inama y'abantu bane, umukobwa akemera niba akunda viye cyangwa niba akunda ngewe, na viye akemera niba akunda umukobwa atagikunda mama ansigire mama asanga umukobwa. aho ngaho waba ukoze nabi. waba wisebereje umuryango, ntabwo umukobwa yazagukunda akabireka akagumana ikawa. waba wisebeje ko siko ari indaya. Mama James, ubwo rero twariho tugenda twumva abasore uko batuganiriza. uyu ruhande rwaravuze ngo umuviye ngo umumere. hari ikintu wumvise muri aha ahubwo yasize n'umupampe. umupampe wande haraje kubwira n'umupampe byose urabizi. umumere ngo agumane ikawa. umupampe araje kubwira n'umuniga n'ibiki byose. agumane ikawa zihinga he? ayo ni amaterime yabo, ibyo twarabisize. hajya ariko mbwira nawe terime wakoreshaga kera mu myaka yawe nubwo uri sugar daddy. ntabwo nabo nyibyibuka muri filime ngutereta noneho hari ikiganiro gutereta nakwita gashira. ikiganiro twabwiye ko wari muri 80 na kangahe wari umuntu ujya ku ishuri ukaba wabasha gukina inkinamico. niho nahise mbona ko nashatse umusaza. ariko nakinaga role z'abakobwa. icyo gihe ujya gutereta njyewe nterese n'ubundi warigeze kurikoresha bwa mbere ugitereta. nirihe jambo wakoreshaga? ndagukunda byasaze siko nakubwiye se. nkuko ifi ikunda amazi gusa se. oya ahubwo ifi ikunda amazi gusa si ibyo gusa, vuga n'ibiri nongeraga. aha oya navuze ngo ndagukunda byasaze. ubishize mu ndimi z'amahanga ubu ngubu bavuga ngo I love you so much. ndagukunda byasaze. I madly love you. I madly love you. madly byasaze wasaze nyine tu. hari akantu bamwe mwaravanga ngo j'aime beaucoup de poissons mais de la rivière. Ratukanye. j'aime beaucoup comme un poisson comme un poisson aime dans la rivière. ngukunda uko ifi ikunda amazi cyangwa ikunda kwibera mu mazi. hari agatoma numvishe ejo bundi wa muhanuzi wacu wo muri darkness of Christmas yavuga ngo Imana igiye guhereza mama Nadia ngiye kumuhereza niba ari inzu ngo iguruka nk'agacurama. nabwo rero ushaka waramubeshyaga ngo kuzamwubakira inzu iguruka nk'agacurama. ariko ntabwo namubeshye, ibyo nakubwiye ntiwabibonye se. singukunda batereta mbere. ikibazo ni uko urukundo rwanyu mugenda murusigaha ejo ukarugabanya n'abandi ugasanga rwabaye agace gato. ubusura cyankunda nka kera. ngaho reka mbanze nsubirize umusaza. ni ukuvuga ubundi twebwe abagabo ukuntu Imana yaturemanye urukundo rwinshi, kandi muzi ko umugore ari urukundo rwinshi yaturemanye ahubwo ni igikundiro. oya impamvu ntacyo. noneho ikindi twebwe umugore yavuye mu rubavu. muvuga ngo rero aho tugeze hose ukabona umukobwa ufite uburenganzira bwo kumukunda kubera ko n'urubavu rwawe rwigendera, ukamukunda ukamubwira amagambo meza ukamukorera ibyiza. yes, ariko utibagiwe uwo wahisemo kurusha za mbavu zose ziri mu muhanda ugahitamo urubavu rumwe, ariko n'izindi zose ni uduce twawe ugomba kutwitaho. reka rero tuze muri za nshingano twatangiriyeho, mutubwire ababyeyi icyo dusabwa, ndetse namwe nk'urubyiruko muratubwira icyo mugomba gukorera ababyeyi kugira ngo umuryango nyarwanda kuko uba umuryango kuko ushikamye. kaduhere kuri wowe, tubwire urumva umubyeyi kugira ngo wumve ko kubera umubyeyi yakumarira iki? umubyeyi kugira ngo ambere umubyeyi
bona umubyeyi we kuko ahari inzira aba yaranyuzemo azi uburyo ikomeye cyangwa se inyerera azi mbese ububi bw'inzira yanyuzemo aba agomba kumfata akanyicaza cyangwa se akangira inama niyo atanyicaza ariko akangira inama akanyereka inzira ndi kunyuramo niba ari ikwiriye kugira ngo ibibazo yahuriyemo nabyo ntazahura nabyo izo mbogamizi yahuye nazo mu iterambere rye cyangwa se mu bundi buzima busanzwe bwe ntazahura nabyo ngewe nzagere ahandi hantu hafatika. hanyuma wowe ukumva usabwa iki kugira ngo nawe uzanshingane umubyeyi akugomba ziguhe wowe urumva ugomba cyane icyo bita droit hakaba na devoir wowe devoir zawe ni izihe? Devoir à domicile. Devoir zawe icyo nsabwa okay icyo nsabwa ngewe ni ukubaha kumvira no gukunda kuko ngomba kubanza kubaha umubyeyi wanjye mbere na mbere kuko kuba ndi ku isi nuko ari wabigizemo uruhare nkamukunda nkamwumvira kuko ibintu byose mfite cyangwa se ibintu byose nzageraho niwe soko y'ubuzima bwanjye mfite uyu munsi wa none havuyeho Imana umubyeyi niwe ukurikiraho rero ibyo ngibyo uko ari bitatu kubaha kumvira ndetse no kumukunda nibyo bintu ngomba kugenderaho kugira ngo mbe umwana muzima mu rugo. ngaho nawe tubwiye uhereye ku mupapa tujya ku mwana nabyo ni ibibazo none se urumva wavuze inshingano zawe nk'umupapa urumva ariko nyine okay nje numva ko ariko nawe nubwo ari umupapa nawe yarabyawe ikintu numva yuko cy'ingenzi numva ababyeyi ikintu cya mbere no cyo babakorera bakanyurwa kugira ngo nibanyurwa nabo bagira icyo inshingano zabo bazuzuza. Papa James sinkubeshye nta muntu ujya unyurwa sibyo wowe ukora parite yawe sibyo mu mbaraga zawe n'ubushobozi bwawe then we nawe akabona niba hari ibikwiye agomba gukora bigakorwa ariko hari n'ibintu biri master biri tegeko ko umubyeyi agomba gukorera umwana we sibyo kuko nk'ubu tuvuge niba Tito nako wahaki nawe musubije muri filime niba wahaki avuga ngo njyewe ngomba kurongora sibyo hari ubwa buzima papa we yaciyemo cyangwa n'ibijya babona mu minsi mu buzima busanzwe akaba yakubwira ati mwana wanjye uzitware gutya na gutya wenda abakobwa bariho muri iyi minsi bimeze gutya na gutya akaguhereza uburyo uzitwara iyo ni orientation nawe nk'umusore ukoresha imbaraga zawe icyambere nk'umusore ugomba kwiteza imbere kuko iyo umubyeyi abonye umwana we yiteje imbere biramushimisha utakiza ngo umubwire ati mama ndashaka amavuta ndashaka iki n'iki nkuko wahoze uvuga ngo nta kuntu waba ufite umwana w'imyaka 30 n'ingahe yaba afite iyo myaka aba no mu rugo ariko atakwaka ikintu agenda agatera ibyo biraka ubibona ko yashyizemo effort ze zishoboka nawe rero ugomba kumwunganira akagukorera icyo umubyeyi rero ikintu cya mbere nje nemera kiruta n'ibindi byose ni ukuba hafi umwana wawe ukamenya ibyo ari gucamo ko hari igihe bari guhura n'ibibazo runaka utamenya wowe ukajya ugapfa kumuca imanza bitewe n'uko ubibona ariko wenda hari ibindi ari kunyuramo ariko iyo wegereye umwana wawe ukamwereka kuri inshuti ya hafi burya arakorera akaba yakubwira n'ikimurimo ariko iyo umujya kure ntacyo mwavugana. Reka twumve no gugu ndagaruka kuri pointing nk'ebyiri cyangwa eshatu. Hari inshingano z'umubyeyi ku mwana we, hari n'inshingano z'umwana agomba kubahiriza no gushyira mu bikorwa. Ubundi baravuga umwana apfa mwiterura, ariko hari n'ubwo umwana ashobora gupfa kubw'uburere yakuye ku bandi bantu, umwana ashobora no gupfa kubera uburere yakuye ku babyeyi be. Icyambere, umugore n'umugabo badafite urukundo mu rugo, nta gihe umwana wazigera bakuraho urukundo. Niba urabyuka mu gitondo waranye n'umugore wawe, wahura n'umwana wawe muri salon ntumusuze ngo James waramutsute, Jenny waramutsute, ugacaho nawe agacaho, aragaca n'imbere agaca n'inkoko agaca n'inkoko injangwe n'imbere. Yes. Urebye muri generation turimo abantu benshi bari muri yo esprit muri ubwo buryo, bigaragara ko icyo abantu ahubwo twagafukasinzeho no kwigisha urukundo. Muri za nshingano rero, niba ufashe umwana ukamwigisha segonderi, primaire, kaminuza bari kure yawe ndetse na segonderi bari kure yawe, ariko telefone zaraje, ukubise icumweru utamuvugisha n'umunota cyangwa iminota 2 ngumenye ngo amakuru yawe ese waramutse cyangwa se wiriwe no kuri telefone. Bivuze ngo hari inshingano watambikiriye nk'iki nk'umubyeyi, na visitiraje ntumusuye.
watambikira inshingano nk'iki nk'umubyeyi. Ababyeyi murasabwa iki rero, cyangwa se abana twe turasabwa iki? Icyambere, nanjye bari nshobora kuba mfite amayinite. Niba papa nyereka umutima mwiza mu gihe muhamagaye, ntagenza reka kumuhamagara. Niba mama nyereka umutima mwiza, ntagenza reka kumuhamagara. Uri ku ishuri se? Aho nabandi hose. Telefone iremewe ku ishuri, aho ngo niho bihera. Usanga abanyeshuri barananiranye ku ishuri, ugasanga umubyeyi birimo biragenda bimugonga. Eriko iyo dutangiye kubana, dutangirana hariya hasi. Twere kuvangura abana. Unikije icyiciro mwari mubajije kuri za nshingano z'ababyeyi, ukikije na filime yacu cyane aho igeze. Ubwo turi mu cyiciro nava cy'aba James, yego, cya Gugu, cya Bruno, mbese ubwo turi muri iyo generation. Komeza nta kibazo. Nukuvuga ngo kantange impano kamvuge kuri abo ngabo. Niba uyu munsi wa none nshobora kuri requesting ikintu kuri Papa James akansubizanya umunabi, ndi ku ishuri kaminuza, cyangwa se ndi mu buzima ahantu nkora, ndi ku kazi, ariko umwanya mu gitondo nahamagaye fiance wanjye, sahita mpamagara fiance wanjye, nimwe mpamagara fiance wanjye, ariko nacyataha hehe mu rugi wacu. Ndatashye mbyamye mu rugo ntabonanye nabo. Bivuze ngo niba ndyamye mu rugo ntabonanye nabo, ababyeyi banye nta mwanya namukiya tukize gute tugihana. Hari ibintu byinshi ndi kugira gute ndi kubura. Ariko bivuze iki? Uko navuganye na wa mufiance wanjye ngataha mama yaryamye, nakabaye niyarangije ndi mu kazi, ngakorwa mfata umunota umwe nkabaza mama nasanze mwaryamye, ariko nizere ko mumeze fresh. Yes, tumeze fresh, ariko nta rukundo mwebwe ubwanyu mufite. Ari nka mama James na Papa James, nanjye ntabwo tuzataha njye ndaza ndyame, uce mu gitondo nongere nisubireyo, nze ndyame, buce mu gitondo nisubireyo, kuko namwe ubwanyu nzi ko kubavugisha ntawaboneramo ikintu nakagize gute. Inshingano z'ababyeyi mwe mwazitandukiriye, aho kugira ngo njyewe nk'umwana mbavomeho source y'ibyishimo. Abo babyeyi rero babanye kuri ubwo buryo babasaba iki, bababwira iki? Ababyeyi babanye nka mama James kandi barahari bakurikira ikiro cy'urukundo ahangaha. Icyambere nabasaba no kumenya ngo uburere bw'umwana no guhanamushingira. Turabiza abantu nyuma yo gushingirwa hari icyo mwamubanye mudahuje buri kimwe cyose, byanze bikunze kamere ni ikintu abamarina bapani nabo se nta mumaro wabo nabo kuryoshya amafoto, kuko baheruka hari ababashinyi nabo kuryoshya amafoto, baheruka bashingira abana hariya, ejo kuma bakoze divorce bari kurara bakabwirirwa, umugabo atangiye guhisha umugore we konte, umugabo atangiye guhisha umugabo we konte, nimero ya telefone atangiye kugenda agasevingaho, niba umuntu yitwa Keria ugatangira agasevingaho ngo Peter kandi ari Keria, ahubwo yari Claude yari Claudine yanikaho Claude. Yes, yaba ari Claudine akanikaho Claude ngo tekinisi ko bikurakaje nka ari ibintu biri akandikaho amata ayunganya umushinye babaze umushinye bivuganye wagira ngo arimo arahura baza mama James. Mama James icyo kintu urakizi, ubwo vuze urakizi? Icyo ndakizi. Abantu benshi muri iki gihe ndanda telefone yanjye ko yirebamo harantu ubona nanditse Claude ugasanga ari Claude, ahubwo nangwa nabandikaho tekinisiye bakandikaho amata n'isukari n'ubuki, wowe nta niyo utahana muri filime. Muri filime nayo ujya utahana. Icyo ndi kugutiriye ngo nshiremo simukadi. Ariko wenda ikintu twari turi kuri ku basore, hari ikintu nashaka kuvugaho ku bijyanye n'abo basore. Ubundi ikintu cya mbere gituma n'urugo rukomera cyangwa rukagira amahoro ni ikiganiro. Habaho ibiganiro. Ni ukuvuga ngo umwana w'umusore ubundi yagafasha imico ya papa we myiza, kuko aramutse amwegereye bakajya baganira, cyane ko wowe ari ubusore bo warabuciyemo, noneho mu kubucamo hari ibyo uhuramo nabyo, hari ibyiza hari n'ibibi, kugeza igihe ushakiye urugo. Wowe cyane ko umuganirije hari ibyo imbogamizi warahuye nazo ufite kumuganiriza, noneho wowe ukamwereka umurongo muzima ku buryo atazigera ahura nabyo. Uko urushaho kuganiriza umwana w'umuhungu arushaho kwiyungura mu bitekerezo, ariko uko urushaho kumutera umugongo azafata bya bitekerezo by'abagenzi be. None se iwacu kutamumariye James wari kumumarira nkajya namuganiriza ukaganiza Jane. Okay, ndacyakubwira. Ni ukuvuga ngo James imyitwarire afite muri filime, afite imyitwarire yuko nta mubyeyi w'umugabo afite umuba hafi. Ni ukuvuga ngo yabuze ay'iburyo ajya gukama ay'ibumoso. Niko bimeze. Urabona ko kenshi ukunda kumuha amagambo akomeretsa, amubwira ngo uri uwa nyoko. Ariya magambo yafekta umwana, akumva ko igihe cyose wowe nta mumaro agufiteho, nta n'umwanya yagutaho. Kubera iki? Kubera ko arabona ko ntumwitayeho, ahubwo witaye nawe ubwawe nta burere ufite
kugira ngo ugire icyuma umuntu atanga icyo afite. Wowe wibereye mu dukobwa twawe muri filime urambwa ngo uzamubwira iki, ahubwo uzambwa ngo rongora azana umugore. Kubera iki? Kuko nawe niho amarangamutima yawe yerekera. Ariko hari ibindi mbere yo kurongora ufite kuba wamwigisha. Uzamwigisha imyitwarire kugira ngo azagere kuri icyo gihe cyo kurongora, ukomeza kumuganiriza. Hari umunsi wari wasohokana n'umwana wawe w'umuhungu ngo mujye kuba mwafata ikiganiro muganire, ariko muri filime wisohokanira udukobwa. uyu munsi rero kuva uyu munsi ndacyakomeza ubutumwa ngiye gutanga bwafasha benshi. Ni ukuvuga ngo umuhungu ukomeje kuganira na papa we afata imico, afata responsabilité y'umugabo. Ariko umuhungu waganiye na nyina, ababyeyi akenshi umuhungu yabaye ikigoryi abicya nyina, ariko yabaye umuntu w'umusore hanze abaye icyamamare yitwa papa. Ababyeyi b'abadamu akenshi tugira imbaraga, ariko hari aho zigarukira iz'abagabo zigakomeza. Kubera iki rero? Ni ukuvuga ngo wowe kuko wabiciyemo ubasha kubimwumvisha cyane kuruta jyewe. Niyo mpamvu bavuga ngo n'umwana w'umukobwa iyo abaye nk'ikigoryi cyangwa akaba umwana udashobotse, akenshi biba yarapfiriye hasi. Nanjye namubazwa kubera iki? Ubukobwa nabuciyemo nzi inzira zose kugeza igihe ngeze kwa ndanda. Ni ukuvuga ngo rero ibyo byose ngomba kuba mbizi. Nanjye nabyigisha umwana wanjye, aho naguye nkabasha kugira ute kumubwira etape par etape, nkabasha kumwigisha mpaka igihe azaba umugore w'umutima mu rugo azajyamo. Bantu rero mufite ingo zitumvikana nk'urwanjye na ndanda, icyo gihe iyo nta bwumvikane buhari byose birapfa. Kandi bakubwira ko ubwumvikane ni ubw'abantu babiri, n'uburere ni ubw'abantu utibane mufite ingo zitumvikana nk'izacu na ndanda. Kurwacu ni ukuvuga ngo nta kintu kizima mwatanga kuko ntacyo mufite. Urubyiruko rero mwitwara nka James nabo babwire. Rubyiruko rero niyo mufite ababyeyi banyu bahora barwana nka ndanda n'umugore, icyo mwakora no gusenga Imana ikabanza ikabahindura ikabaha urukundo nabo bakabasha kurubaha, kuko ntago watanga icyo udafite. Murakoze. Na rero dusoreje ikiganiro cyacu twari turiho tuganira ku bijyanye n'inshingano z'umubyeyi ndetse n'icyo umwana mutoya cyangwa se umwana ugeze igihe cyo gushaka agomba kwitaho kugira ngo nawe ashimishe ababyeyi muri za nshingano zisabwa umwana. Reka rero tubashimire cyane, kandi nk'uko Gugu yabivuze nzakomeza kubana na mutoya yanjye ndetse nkarenzaho ijambo mubasha ndetse n'umubasha, byombi gusa, ibyo gusa, ijambo mubasha n'umubasha turi kumwe. Murakoze cyane.